Nyuma yaho leta itangirije gahunda yo gutunganya ibishanga bihingwa hagamijwe guhuza ubutaka abaturage batunzwe n'igishanga cya Rwinkwavu giherereye mu karere ka Kayonza bararira yo kwarika bitewe n'izuba ryabaye ryinshi kuva mu kwezi kwa kabiri bimaze bagatinda guhinga ndetse n'amazi bakoreshaga muri icyo gishanga agafungirwa hamwe ubwo umushinga wa RCCP washaka gutangiza ubuhinzi bw'umuceri. Bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Rwinkwavu badutangarije ko kurya kuri bo ari imboneka rimwe dore ko abenshi muri bo basuhukiye mu gihugu cya Uganda mu mutara w'indorwa ndetse n'abanyeshuri bakaba batagikozwe ishuri bitewe n'amapfa bityo bakajyana n'ababyeyi babo guca inshuro kugira ngo babone amaramuko. Nta kintu tuzabona tereka Imana yonyine ikomeje kudufasha hakagira utuduteja hakagira icyo twabasha kuzamo nibwo twabasha kugira icyo tubona. Amazi bafungiye ngira ruguru iyo bafungiye rero twashaka tukayabura ubu imyaka yose yarumye amatungo yarapfuye kubera inyota ariko tigeze Imana amazi akagumaho twabonye ubukungu rwose. Abantu inzara yarabakubise baratangira bagenda basuhuka benshi bageza Uganda. Ubu ujye mu midugudu wasanga amazu akinze nta bantu barimo barabuze n'ubagurira. Inaha abantu barahimukiraga ariko ubu niho bari kwimuka bajya handi. Nta muntu w'inaha ngaha wimukaga ajya mu kindi gihugu cyase ajya no mu yindi mirenge ahubwo abandi barazaga bimukira muri umurenge bitewe n'iki gishanga. Ahubwo twebwe abenshi twabuze n'itiki ubu tuba twaragiye kuko abafite amatiki bari kugenda abandi bakagenda urw'amaguru kuko mu by'ukuri inzara yaratwishe. Abenshi n'abagabo baradutaye ingo barazitaye utubayeho ngutyo. Nubwo abaturage bakomeje kugaragaza impungenge z'uko bashobora gukomeza kwibasirwa n'amapfa, Tony Nsanganira umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yatangaje ko biteguye guhangana n'iki kibazo cy'inzara bushyira imyaka igifite itoto. Gusa akomeza avuga ko hari n'ikigega kigoboka abantu bahuye n'ikibazo cy'amapfa hirya no hino mu Rwanda. Nta kibazo rero tubona gihari gikomeye kandi no mu duce dutandukanye tw'igihugu ahagiye haba ikibazo nk'icyo ngicyo nicyo ubuyobozi bubereyeho tugerageza kubegera. Hari ikigega cy'igihugu kiba kigamije kuba cyafasha abahuye n'ikibazo ku buryo burenze hanyuma bakaba mu gihe biteguye kuba basarura no kugira ngo bivane muri iyo nzara n'ubukene babashe kuba babaho. Kuba abahinzi bahinga mu gishanga cya Rwinkwavu barafungiwe amazi haba bishinzwe bagatinda kuyarekura ngo buhira imyaka yiganjemo soya, ibigori ndetse n'ibishyimbo byatumye ibiciro ku masoko bizamukaho. Ikiro cy'amasaka cyavuye ku mafaranga 80 kikagera ku mafaranga 300, naho ikiro cy'imyumbati kikava ku mafaranga 150 kikagera ku mafaranga 500, naho iseri ry'igitoki rikava ku mafaranga 200 maze rikagera ku mafaranga 500. Ni nako ikiro cy'ibijumba cyavuye ku mafaranga 100 maze kikuba kabiri, naho ikiro cy'ibigori kikagera ku mafaranga 300 kivuye ku mafaranga 250 ndetse n'ikiro cy'ibishyimbo kikava ku mafaranga 200 kikagera ku mafaranga 320. Gusa impungenge aba baturage bagaragaza nuko amazi bahawe nyuma y'igihe kirekire afunzwe ashobora kongera gufungwa, bimwe bigaragaza intege nke z'abashinzwe ibikorwa byo kuhira imyaka ihingwa mu gishanga cya Rwinkwavu. Amazi nibwo twayabona nta bundi twarigeze tuyabona. Amazi tuyabonye ubu amazi tuyabonye ubu rwose nta mazi twajyaga tuyajya n'ubu nahanze tuba dufite rwose. Ikibazo ubu dufite aya mazi yaje uyu munsi ndetse dufite ubu tuzi yuko n'ubu barahita basubizeho bitewe nuko uyu munsi cyari igikorwa cyo kuhira n'ubuyobozi buradusura niyo mpamvu ya mazi barekuje. Hamaganye n'inzara abaturage bagaragaje nyuma y'ibura ry'amazi mu gishanga cya Rwinkwavu. Tony Nsanganira yabasezanije ko batazongera kubura amazi ariko kandi avuga ko hazabaho gusaranganya aya mazi mu bishanga bitandukanye. Nyamara akanenga abashinzwe ubuhinzi muri iki gishanga cya Rwinkwavu kuba batamenyesha abaturage igihe bazabonera amazi ndetse n'igihe bazayaburira. Ntabwo twifuza ko ikibazo nk'icyo ngicyo kigaragara cyasubira kimwe nuko twifuza ko cyanagaragara n'ahandi. Nyamara nubwo Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bahagurukiye gufasha aba baturage mu bikorwa byo kuhira imyaka yabo, ntibanyuzwe dore ko bavuga ko imyaka yiganjemo ibigori, ibishyimbo ndetse na soya nta garuriro igifite, bityo bagasaba leta inkunga y'ibiribwa ndetse n'imishinga itanga akazi muri kariya gace. Turasaba inkunga yo kudufasha mukadushakira ibyo kurya mukatuzanira n'akazi n'imishinga nayo ikaza mbega nayo ikaba irimo ibyo byose biraho.
igishanga cya Rwinkwavu gifite hegitari zisaga 1000 kikaba gihingwamo ibigori, soya ndetse n'ibishyimbo, mu gihe bateganya guhingamo igihingwa cy'umuceri. Ibi bikaba byarakozwe muri gahunda yo guhuza ubutaka. Gusa ikibazo cy'izuba kiracyari ingorabahizi, aho cyahagurukije inzego zose harimo na banki nyarwanda itsura amajyambere BRD yanatanze imashini zuhira zifite agaciro ka miliyoni zisaga 6.